Ubu butumwa mubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese watanze umwana wawe Yesu KRISTO, ndetse no kuri Yesu KRISTO witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Icyigisho cya 243 turacyari kwiga ku butumwa bwiza bwa Yesu KRISTO. Reka dusenge. Izina rya Data twese Imana iri mu ijuru rishyirwe hejuru y'igitondo. Wabanye natwe, waturinze, ushyirwe hejuru Data wera. Tujye kumva ijambo ryawe Uwiteka, fungura amatwi yacu, fungura imitima yacu. Mu izina rya Yesu KRISTO turasaba kugira ngo Uwiteka tukumve kandi twumvire ijambo ryawe. Duhindurwe n'imiburo yawe Data wera, duhindurwe n'icyo utwigisha. Mu izina rya Yesu KRISTO ntabwo ari twe, ahubwo izina ryawe rihimbazwe. Mu izina rya Yesu KRISTO ntabwo ari twe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Haleluya. Amatwi yacu nafungurwe na Mwuka wera, imitima yacu nifungurwe na Mwuka wera, amaso yacu nahumurwe na Mwuka wera. Turagira ngo tukumve kandi twumvire ijambo ryawe. Ubuze imitima yacu kwizera, twigishe ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu dushyire mu bikorwa ibyo twigishwa nawe. Uhabwe icyubahiro Data wera. Amen. Mu izina rya Yesu KRISTO tugiye gusoma mu Umwuka ibice 19 umurongo wa 11, wa 15 n'uwa 16. Asangamo umugore ufite dayimoni utera ubumuga. Uwo mugore yari amaze imyaka 18 ahetamye atabasha kunamuka na hato. Umwami Yesu aramusubiza ati, mwandyarya mwe, mbese umuntu wese muri mwe ntazitura inka ye cyangwa indogobe ye ayikura mu kiraro ku isabato akayijyana akayuhira? Kandi uyu ko ari umukobwa wa Aburahamu, akaba amaze imyaka 18 aboshywe na Satani, ntiyari akwiye kubohorwa iyi ngoyi ku munsi w'isabato? Ibyo biri mu Umwuka ibice 13 umurongo wa 11, 15 n'uwa 16. Umwuka inyuma y'ubumuga, cyangwa dayimoni inyuma y'ubumuga. Ntabwo ari uko yari yaragize impanuka byatumye hinamirana. Yari amaze imyaka 18 ameze kuriya. Byaje gahoro gahoro, agenda hinamirana gahoro gahoro, biza kurangira atakibasha guhagarara yemye. Umubiri we wari wararemewe guhagarara ukema, ariko mu buryo budasobanutse yaje kwisanga umubiri umunaniza utakibasha guhagarara neza. Ese ubona uko byagenze? Umubiri wari uwe, ariko ntarakibasha kuwutegeka. Ntabwo wari ucyumvira amabwiriza ye, nyamara umutwe ari wo ugenga umubiri wose. Ariko se niba igice cy'umubiri kitacyumvira amategeko y'umutwe, ubwo ntibivuze ko hari ikintu kibuza ubwo rugingo kumvira cyangwa kikaruha andi mabwiriza anyuranye n'ayatanzwe na nyir'umubiri? Icyo nicyo Yesu yise umwuka w'ubumuga cyangwa dayimoni w'ubumuga. Uwo mwuka cyangwa uwo mudayimoni niwe warafashe uwo mugongo we, ugatuma umugongo utacyumvira amabwiriza aturuka mu mutwe. Uwo mwuka rero wari waratwaje igitugu umugongo we, niwo Yesu yacyashye, maze umugongo urongera usubira kuri gahunda. Kutumvira k'urugingo runaka rw'umubiri rubikura ku mwuka mubi. Umubiri waremewe gukorera hamwe igihe cyose ukura amabwiriza yawo kuri nyirawo. Ariko iyo hajemo kidobya y'undi mwuka utanga ayo mabwiriza, uwo mubiri utangira kwirwanya kugeza igihe hagize uruhande rumwe rutsinda urundi, akaba arirwo rutegeka uwo mubiri. Gusenga ijambo ry'Imana no kwizera nizo ntwaro Imana yaduhaye bwo gukura muri twe imyuka mibi yose irwanira mu ngingo zacu, ikabuza imibiri yacu gukora uko Imana yayiremeye. Izo ntwaro ukeneye kuzitunga, izo ntwaro ukeneye kugendana nazo, izo ntwaro ugomba kuzigira, kuko ubwo nibwo bwirinzi bwawe bwo mu mwuka burinda umubiri wawe uburwayi, bugakiza uburwayi umubiri wawe. Reka dusenge. Mana Data wa twese, Mana igira neza, Mana ikomeye, tumaze kumenya ko dukeneye kwizera, tumaze kumenya ko dukeneye kuba twuzuye ijambo ryawe, tumaze kumenya ko dukwiye kuba tuzuye amasengesho, kuko mu mibiri yacu hariho ingingo zitumvira, zigenda zisuzugura, bitewe n'uko hari indi myuka igenda ikazifata ikazirangiza n'andi mabwiriza. Mu izina rya Yesu KRISTO iyo myuka ntakwiye kuba mu mibiri yacu. Turasaba ngo utwuze kwizera, ngo utwuzuze ijambo ryawe, kandi utwuzuze nyakubahwa Imana no gusenga, kugira ngo tubashe kurwana
urwo rugamba turutsinde. Niyo mpamvu dusengera n'undi muntu uwo ari we wese wumva ijambo ryawe aramutse afite urugingo rwe rwafashwe mpiri na Satani n'imbaraga ze, turahagurukira uwo mwuka mu izina rya Yesu, turawuteka ngo mu izina rya Yesu umuvemo, mu izina rya Yesu ugende, kubw'imbaraga z'Imana ubwami bwabo bucikemo, ndetse imigozi rwose ufatishijwe urwo rugingo rwe icagagurike mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo uwo muntu yongere abe muzima, kugira ngo urwo rugingo rwongere rukore mu izina rya Yesu, kugira ngo urwo rugingo rwongere rukore icyo rwaremewe mu izina rya Yesu. Nsengera ubushake bwawe kuri uriya mubiri urwaye, nsengera ubwami bwawe muri uriya mubiri urwaye, nsengera ngo izina ryawe rishyirwe hejuru muri uriya mubiri urwaye mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye kandi nshyize hejuru izina ryawe Data wera, amen. Turasoma isezerano ry'uwo munsi muri Mariko ibice 16 umurongo wa 15 kugeza ku wa 18. Biratubwira ngo, arababwira ati mujye mu bihugu byose mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, kandi banywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Ibyo biri muri Mariko ibice 16 umurongo wa 15 kugeza ku wa 18. Uwiteka aguhe umugisha wo kwifatanya natwe, Uwiteka aguhe umugisha wo kumvira ijambo ry'Imana. Ndagusabira umugisha ku Mana ngo Uwiteka kuzuze umwuka wera, Uwiteka kuzuze gusenga, Uwiteka kuzuze kwizera, Uwiteka kuzuze ijambo rye mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga mvajuru zikuzuye, kandi ubushobozi bw'Imana bukubashe gukora ubushake bw'Imana mu minsi yawe yose yo kubaho mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguhe umugisha wo kwifatanya natwe, amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba ari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho, urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguhe umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi umwuka wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi, amen.